Nshuti bene data ndeka nongere mfatanye namwe gushima Imana cyane cyane kandi niyo gushimwa. Cyambere turiho ku bwayo, ibyo mbivuga kenshi, kandi imbabazi zayo nizo zitubeshejeho. Urebye imyaka tumaze, twabayeho dushaka kwirwanirira mu rugendo. Ubuntu bw'Imana bugenda butwihangana igihe kirekire, ariko nshuti bavandimwe, reka duhagarike kwirwanirira, kuko nitwanatsinda ni hahandi. Dukeneye kwiringira Imana kuri buri ntambwe, kandi yo mu mbabazi zayo yiteguye gufasha ubwoko bwayo. Ndagira ngo twongere tubumbure ibyanditswe byera, kandi biratuyobora. Imyiteguro y'abatahajuru irarimbanyije kuri bamwe na bamwe. Abandi kubera ibihe byabagwiriye batiteguye, atari uko aho abiteguye bari abandi batari kuhitegurira, ahubwo uburangaye no kudamarara tukomeza gushinjwa byatumye benshi bagera mu gihe batateganyaga, babura icyerekezo. Abise hari igihe ubuzima bwabagoreye mu nzira, bananirwa kwizera ko batsinda abanyakanani. Barangije bafata icyemezo cyo kujya kurwana batajyanye n'Uwiteka. Byari kugenda gute? Igihe Uwiteka ashatse kujyana nabo baranze, bamaramaza gushaka kugenda bari bonyine. None abantu benshi barimo barashaka kwirwanirira igihe Imana yabasabye kugira ngo ibarwanirire, ntabwo bagikoresheje. None biragenda gute igihe umuntu azakoresha imbaraga zose zishoboka ariko bigasoza atsinzwe? Aho ngaho benshi bari buhagwe. Tugiye kongera tubumbure ibyanditswe byera. Reka dusabe Imana. Mana Data wa twese dukunda, uyu mwanya turagushimye cyane ko ari wowe ugenera. Turi imirimo idatunganye ariko ikeneye kugirirwa ubuntu n'ijuru. Ngaho twiyoborere kubw'imbabazi zawe, ijambo ribona umwanya wa mbere muri twe, kandi ridutunganyize kuzaraga ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku cyisho kivuga ngo inzira y'abataha. Inzira y'abataha. Igitabo cyitwa Ivugabutumwa paje 39. Mwiyerekwa nagize nijoro, nabonye ibintu by'akataraboneka binca imbere yanjye, cyangwa se bica imbere yanjye. Nabonye igishashi cy'umuriro kinini kigwa hagati y'amazu, ahita yikubita hasi yose arasenyuka. Numva umuntu avuga ati, twari tuzi ko Imana izacira isi urubanza, ariko ntitwari tuzi yuko bizaba vuba. Numva abandi hirya bavugana n'ijwi ryuzuye umubabaro bavuga bati, burya mwe mwari mubizi, ni ukuri, ni kuki mutatuburiye cyangwa se mutabitubwiye? Twe ntabwo twari tubimenye, ntabwo twabimenye. Ariko se koko birashoboka ko hari abantu bamenye ukuri bakaguceceka, abantu bakazanira bavuga gutya? Babaye bahari, aya majwi avuga gutya azabagiraho ingaruka. Turi ku isi ku mpamvu y'inshingano Imana yahaye ubwoko bwayo yo kubwiriza ubutumwa bwa marayika batatu. Kutabubwiriza ukajya hirya yabwo, icyo ni ikibazo gikomeye cyane abantu bashobora kuzicuza. Kubwiriza amahame ni byiza, yego, ariko twabonye mu byigisho byabanje ko amahame atarimo karuvari ari ugutera inkingi Babuloni. Inzira y'abataha.
abo bantu barimo bavuga bati ntitwari tubizi, ivugabutumwa ririho kugira ngo aba bantu babyumve, ariko kuki batabyumva baturanye n'abarimo babyumva? Ahubwo se amazina arimo yitwa ababivuga aratuma abantu bashobora kwemera ko ari ukuri bakakwemera. None se gutaka kwabo kwaba kwarigeze guhabwa agaciro nk'aho gutaka kwabo kwari gufite ishingiro ko nawe ababwiye? Iyo ukuri se kugeze mu bugingo bwawe ukwakirana umutima wizera, cyangwa utangira kureba abakuvuga aba ari bo? Icyo ni ukucyitondera cyane. Inzira y'abataha. Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16 aravuga ngo Uwiteka aravuga ati nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. 17 kandi nabashyiriyeho n'abarinzi nimutegere amatwi ijwi ry'imanda, ariko barahakana bati ntituzayatega. Aba nibarangiza bazavuga ngo ntitwari tubizi. Nimugende mwicare mwongere mubaririze inzira, kuva kuri Adamu kugera ku munyabugingo wa nyuma. Agakiza kari muri Yesu Kristo gusa. Ubundi buryo bundi ni bwa bundi Bibiliya ivuga ngo Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishyiraho ibindi bihimbano byabo. Aka gahinda Pawulo yagize, umuvugabutumwa wese akwiriye akagira bene wabo. Ati ndabahamya ko bafite ishyaka ry'Imana, ariko ritava muri Bibiliya, ritava mu bwenge. Kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Ibi bintu bizavugwa, ariko birimo birerekera ku musozo mu matwi y'abadashaka kubyumva. Nimubanze muhagarare. Nubwo umuntu yoba yihuta, kora ibishoboka byose uhagarare. Ushyire agasuzuguro hasi ubaririze, ariko ijwi ry'Imana rirakora ku mutima wawe, ukumva hari icyo ubura, ukumva hari icyo utazi, ukumva hari icyo ushaka kumenya. Umwuka wa gifarisayo wafashe Nikodemu ukakunanira kukurekura, ukananirwa gutandukanywa nawo. Nimbe na Nikodemu byasoje yemeye agenda nijoro kubw'impamvu y'ishyirahamwe yakoreragamo rirwanya iby'Imana. Si n'ishyirahamwe rizima. Ishyirahamwe ry'abafarisayo ryari ryarihurijemo kurwanya iby'Imana. Nikodemu yari arifitemo ijambo, agira ngo ni ubuzima, agera ku rwego rubona ko hari icyo abura, ariko kubaza biramunanira. Abantu benshi bicaye ku ntebe ya Nikodemu wa mbere. Abantu benshi bicaye ku ntebe Sawuli yari yicayeho arimbura ubwoko bw'Imana, azi ko akoroma Imana umurimo. Kandi igihe yabikoraga yari inshuti y'igitambyi, yari inshuti y'igifarisayo. Ariko ntuzamubone amaze guhindurwa n'ubuntu bw'Imana, abari inshuti uko bamugenje. Wahagaze ukabaririza. Kubyarwa bwa kabiri ni iki? Guhindurwa n'ubuntu bw'Imana bisobanura iki? Ntabwo ukuri kuba ukuri kuko abantu bakwemeye, ni ukuri kuko ari ukuri. Uzaguhakana kube ko ukwemera ugira umugisha wo kwezwa nako. Kandi ntabwo ukuri gusaba abantu ngo bagukore inama bemeranywe uko bazabigenza. Oya, kuzigira amaherezo meza mu mutima w'ukwakiriye. Hagarara, gira amatsiko, ariko niba ushaka kumenya ibyo bintu. Nikodemu ntabwo yaheze aho, yafashe icyemezo nubwo ari nijoro, ariko ijoro ryari rikomeye, ryari ryo mu bwonko bwe. Ni naryo rikomereye abantu. Ushobora no kugenda we ku manywa, ariko mu bwonko akaba ari nijoro. Muhagarare mubaze, mubarize inzira za kera, aho inziza iri iba ariyo munyuramo. Ariko kibabaje uko aba Bayuda basubije Imana ikabibwira Yeremiya ngo baravuga gutya, niko abikiye barimo basubiza ngo ntituzayicamo, tuzaguma duhinduka abanyedini. Reka babwire, abahanuzi b'Abari bamaze kubona ikimenyetso cy'uko batari mu kuri,
bamaze kubona yuko uko basenga kutemewe, iyo basenga itumva, barabyibonera ubwabo n'igisubizo cy'Imana kiratangwa ku mugaragaro. Baravuga bati nubwo baruduhemukiye n'utwumve ariko ntituzakuvaho. Icyagomba gukurikiraho ni ukurimbura abo bantu, nta kintu cyagisigaye. Mubaririze murebe abo mu cya 888 ayo mateka muzayige. Nimba utayizi egera bagenzi bawe wumva bajye bayavuga, bakurebere mu byanditswe byera kandi ushobora kuba ufite iwawe, banze kunyura muri iyi nzira, babyara abana badashaka kwicamo. None rero urahirwa nimba ushaka kumenya iby'iyi nzira. Inzira y'abataha iracahe. Iyo nzira y'abataha ukeneye kuyimenya, itandukanye n'iy'abadataha. Kure kuva 13 umurongo wa 17, igice cya 13 umurongo wa 17, igitabo cyo Kuva. Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana niyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya nubwo ariyo busamo, kuko Imana yibwiraga iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire mu Egiputa, ahubwo Imana ibagendesha ibizigu ibacishije mu nzira inyura mu butayu ikajya ku nyanja itukura. Abise bava mu gihugu cy'Egiputa bafite intwaro. Kababwire, umwaka wari ugiye kugera hagati, abise bataramenya yuko igihe cyo kuva mu Egiputa cyegereje, baraho gusa, kandi bahawe ubutumwa bwo uko bazamara imyaka 400 mu Egiputa, bahora baganira ayo makuru. Igihe umwaka wari ugeze hagati wa nyuma wo gutaha, nta makuru bari bafite. Reba abatuye isi, nubwo twebwe tutemererwa kugira igihe twubakiraho ivugabutumwa, ubutumwa bw'amarayika batatu burahagije, wabwize ntiwagwa mu rujijo. Ariko urw'abise bari bagiye gupfa n'urw'abiki gihe bagiye gupfa. Umwaka wari ugiye kugera hagati, abise bataramenya yuko igihe cyo kuva mu Egiputa cyegereje. Hari hashize imyaka 100, abise ari imbata za Farawo, ntiyigeze abafata neza mu by'ukuri, ahubwo yakabije kubasharirira. Abise bari bararetse gusenga Imana mu mudendezo, kuko nta mahirwe bari babifitiye. Farawo yari yarongereye imirimo ibananiza ngo bananirwe rwose, basigare bigusha ku muharuro no mu mayira bipfushe. Yari yarakoresha abaforomo b'icyo gihe ngo arimbure. Ariko buriya uwageze mu nzira y'abataha na Farawo yarananiwe. Mu gihe cy'amezi make gusa, iteka ry'Imana ryari ryamaze kugera kuri ba shebuja. Ibyago byatangiye kubegera, nyamara abiseri ntibahise binjira mu gihugu cy'i Kanani nubwo basohotse. Bibiliya yatubwiye ngo Imana niyabanyuza iyo mu Bafilisitiya nubwo ari iya hafi, ibanyuza iy'ubutayu ica ku nyanja itukura. Reka mbabwire, kumva ngo Imana inyujije abise ku nyanja itukura, iyi nzira ntabwo yari ituwe igendwa n'abanyamubiri. Igihe Yosefu yagurishwaga na bene se, Abayishimayeli bakamujyana mu Egiputa, ntabwo baciya, ka bari bagiye mu Egiputa. Igihe Yosefu yajya guhambisha Yakobo, ntabwo yaciya. Aburahamu igihe yamanukaga agiye mu Egiputa, ntabwo yanyuza. Iyi ni y'abataha. Muzakurikira ibihugu byose byateye Israheli, za Siriya zarahateye, ntabwo birageze itinda ku nzira iva muri Siriya iza mu Israheli. Yewe i Babuloni barateye, uzakurikire mu nyandiko ureba amateka icyo avuga ku nzira iva i Yerusalemu ijya i Babuloni, ntacyo yigeze itinda kuri ayo mayira. Ariko iva mu Egiputa itaha i Kanani,
Bibiliya yayitayeho. Kubera iki? Pawulo yavuze ngo iby'iyo nzira n'ibyabayinyuzemo byatubereye akabarore, ni amateka yawe nanjye. Ibanyuze yo ku nyanja itukura. Ijambo abise bavuze nta muntu utarivuga, kereka ku rundi ruhande atari muzima. Igice cya 14 umurongo wa 10 mu Kuva, Farawo abatuze, abise bubura amaso, babona abanyegiputa bahuriye inyuma yabo, baratinya cyane, abise batakira Uwiteka. Uku gutaka kurakenewe. Imwe mu mpamvu z'abari muri iyi nzira harimo gutaka. Kandi nusoma igice cya mbere cyo mu gitabo cyo Kuva, abise batakira Uwiteka kubw'uburetwa bubarembeje. Iyi nzira rero kugira ngo uyisobanukirwe neza, urabanza usubira mu Kuva igice cya 12, umenye ko ijoro ryo gutaha ibyo kuryama byarahagaze, barara bakenyeye, bakwesa inkweto, basangira umwana w'intama, nabwira kugakiza, basiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango nk'ikimenyetso cyo gucungurwa kwabo, bakura inkomyi mu nzira, umwana w'intama agurisha imboga zisharira. Bisobanuye ko umunyabyaha wese inzira agomba kwikandagiramo abanje kubabazwa n'uko ari umunyabyaha we mu cy'Imana, kandi akamenya ko urubanza rw'ijuru muriho rw'amaraso y'Ikaruvari yamenetse. Ntabwo Yesu yazize malariya, si impanuka, ni icyaha cy'umunyabyaha wese. Ndetse ubyumve neza, igitsemani niho yababariye cyane kugeza ubwo abiri bya bivanze n'amaraso, kuko ari yikoreye icyaha cy'inyoko muntu cyose. Urwo rubanza rero ugomba kumenya ko ari ku bugingo bwawe, kandi ibibwirizwa byose byanyuze imbere yawe, n'utabyakira nk'ukuri kugukiza, birahinduka kofukasi guhamagaza mu rubanza. Uku gutaka kurakenewe. Barataka. Ariko ijambo Mose yabwiye abise ku murongo wa 13 igice cya 14 mu Kuva, Mose yabanje kubwira abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa. Uru rugendo, iyi nzira iragendwa n'abanyamagambo make, maze mureke mwirere agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe nimwicecekere. Ngiryo ijambo ry'abahaguruka bajya iwabo. Inzira bajya iwabo iraca ku nyanja itukura. Kandi ikintu Uwiteka yabwiye abise kirakomeye. Ntabwo yababwiye ngo nimuhagarare gatoya wenda ngiye gushaka inzira muri aya mazi, oya. Ahubwo Bibiliya itubwira yuko Uwiteka abwiye ngo nimukomeze mujye imbere. Igice cya 15 umurongo wa 13 mu gitabo cyo Kuva, kubw'imbabazi zawe wagiye imbere y'abantu wacunguye, wabayoboje imbaraga zawe inzira ijya mu buturo bwawe bwera. Ntabwo Imana yemeye ko abiseri ibabwira ngo nimujye mu nyanja itukura, oya. Ahubwo wagabanyije amazi yari Uwiteka abari imbere. Nimba rero aho turimo twinjira tutari twenyine, uri kumwe n'Uwiteka mu rugendo, ijwi ry'Uwiteka rakubwira ngo witinya, nuri wenyine mu nyanja. Ntabwo uri wenyine. Ariko iyi nzira nanone abantu banduye imitima ntibazayicamo, izabira babandi abagenzi nubwo baba ari abaswa bo bazayinyuramo. Yesaya 35 umurongo wa 8, kandi hazabayo inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abandi imitima ntibazayicamo, ahubwo izabira babandi abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayoba. Ariko hari abandi bazayigwamo. Bazize iki? Kubera ko barimo baragenda inyuma y'abandi, ntabwo bashaka kwikandagirira mu nzira ubwabo. Reka mbwira ikintu gikomeye cyane. Buriya tumaze imyaka myinshi twese tugaye Eliya ngo yaravuze ngo ni njye nyine usigaye, ngo ni inarijye. Ariko reka nkubwire,
umuntu wese agomba kuzamera nk'aho ari we wenyine wacunguwe kandi agasa nk'aho ari we wenyine wahisemo kuzira ibyo yizera atagendeye ku bibwirizwa by'abandi, atagendeye mu itsinda. iyo yari yaza kubaho mu gihe cy'ikoranabuhanga hariho amatelefone afite inomero z'abandi bantu b'Imana, ntabwo yari kuvuga aya magambo, yari kuba atuwe ahamagara abagenzi bakaganira akamenya ko bahari. tugiye kugera mu gihe nta wemererwa kugura no kugurisha. ese wibwiye ko telefone ikora utaguze utagurishije? umunsi ijwi ryawe nyuragaho rikakugeraho rizaba naryo isi rikubye ko ari isi, aho uzemera guhagarara uvuge nka Eliuti ni njye njyenyine. ndagira ngo duhindure imyumvire yacu uko twatwaragiriye. birageze ubwo kwizera kuba ukwawe, guhamya Imana kukazaba ukwawe nk'aho ari we wenyine. cyangwa kugira ngo ibyo mvuze ntabwo biracyari kera. muyibaririze iyi nzira ku nyanja itukura, utagira ngo ni inzira wenda y'amahoro. mbere y'uko Mose apfa yasubisha Abisirayeli bose mu masezerano yagiranye nabo igihe abavanaga mu buretwa bw'Abanyegiputa. arababwira ati si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi ndetse mwari buke hanyuma y'ayandi yose, ahubwo ni ukwiteka bakunda. ntabwo Imana yakije Abisirayeli kuko bayikunda, oya, yabakije kubw'ubutumwa bwayo gusa yari bafitiye. yasezeraniye Aburahamu, Isaka na Yakobo. idukiza kubw'imbabazi z'Imana, ntabwo idukiza kubyo twujuje. tumaze igihe kirekire turi abantu bakunda kuvugwa neza n'abantu. ukuvuze nabi ukagira ihungabana, ibitotsi bigahagarara, tangira ubyitoze, kuko umwanzi w'umuntu ntabwo azava kure. iyo nzira wari wayijyamo, urahirwa nimba rekanegiyemo, urahirwa kuko ntabwo ari iya benshi. ni inzira igiye kunyura iy'ubutayu, kandi ubutayu busanzwe butagira ibyo kurya. aho tuhumvire ku murongo waho, ubutayu busanzwe butagira icyo kurya. nimba wemera kwicamo ni umugisha, nyamara benshi bagiye kwihakana nk'uko ayo magambo twagiye tuyabona igihe kirekire. mu butayu ntibahinga, oya, nyamara Uwiteka wabacishije aho ntacyo bazamuburana. reba Uwiteka kugira ngo ashake inzira mu nyanja, nta wundi muntu mu buzima bwabo wigeze ahaca. inzira ijya mu Egiputa ntabwo yacaga aha, iyo niyo abajya mu Egiputa. abana b'Imana bagomba gusobanukirwa yuko bagiye kunyuzwa ahantu abaturanyi babo badashobora kwemera guca kuko batabonamo inzira. nyamara aho Uwiteka yabonaga inzira, abise ntabwo bayihabonaga. niyo mpamvu babwiye Mose bati turashize. ni iyihe mpamvu igutera kuza kutumarira hano? umunyamubiri wese agiye kuvuga gutyo. none se ubutayu twiteguye kubucamo? igice cya 16 umurongo wa mbere kugeza wa 5 mu gitabo cyo Kuva. bava muri Elimu bakomeza urugendo, iteraniro ryose ry'Abisirayeli rigera mu butayu bwa Zini buri hagati ya Elimu na Sinayi ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye uko baviriye mu Egiputa. iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu, barababwira bati iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa, tukicaye ku nkono z'inyama, tukirya ibyo kurya tugahaga, none mwadukuriyeho mutuzanira muri ubu butayu kutwicishiriza inzara iri teraniro ryose. aya magambo bavuze arababaje. maze Uwiteka abwira Mose ati dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru iminsi yose, abantu bazajya basohoka bateranye iby'uwo munsi kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera.
kandi kuwa gatandatu bajye bategura ibyo bajyana iwabo bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya inshuro ebyiri. Inzira Imana irimo inyuza mu bwoko bwayo nibahinga, nyamara hari ibiryo. Nta nzira iba mu nyanja ariko Uwiteka abona ihari. Ubwo Uwiteka abona ihari rero, kandi akaba atatubwira ngo nimwinjiyemo nge ndisigarira cyangwa muransanga hariya. Reka twemere kwinjiranamo n'Uwiteka. Ikosa abigishwa ba Yesu bakoze ntabwo ari umuraba, kuko ntabwo ari ubwa mbere umuraba bari basanzwe bahangana nawo baroba, ahubwo ni ukutamenya ko muri wo bari kumwe n'umutegetsi, bari kumwe n'umukiza. Uwo muraba rero niwo abantu bagiye gusakirana nawo, kandi watangiye guhuha ndetse ugeze kure, kandi uzakomeza guhuha kugeza igihe abantu bazabona ko nta bushobozi bafite bwo kwirwanirira bakamanika amaboko. Zaburi ya 93 umurongo wa 1 kugeza wa 4. Uwiteka ari ku ngoma yambaye icyubahiro, Uwiteka arambaye yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Intebe yawe yakomeye uhereye kera, wowe Uhoraho wahereye kera kose. Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo, inzuzi ziteye hejuru guhorera kwazo, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru ubirusha imbaraga. Uwiteka uri hejuru ubirusha imbaraga. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo nimba tugiye guca mu butayu bw'ibibazo, ntabwo turi twenyine, no mu nyanja Uwiteka ari ubiri hejuru abirusha imbaraga. Barambuka igihe cyo kwibaza ngo none saha turarya iki. Wibuke ko mu gice cya 6 cya Yohana igisomyi cyose yafashe iki gice tumaze kubona cya 16 cyo mu Kuva, agihuza n'ubugingo bwe. Arababwira ati amagambo mbabwira niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Kandi arababwira ngo urya manu muha, akarya umutsima muha, ntazapfa iteka ryose. Ati nyamara uwo basokuruza baririye mu butayu bo barapfuye, abumvira ibintu mu mubiri bararakaye icyo gihe, kuko batumva ikigenderewe, batazi n'isomo bagomba kwigishirizwa kuri uwo mutsima bariraga mu butayu. Reka mbabwire ngo Uwiteka yarindiye Daniyeli Babuloni. Abantu Ahabu na Yezebeli barenganyaga abahanuzi, barenganywaga. Obadiya batungishije iby'ibwami. Eliya akirira mu gihugu cya Yezebeli. Nuhindira umushyitsi isi, kuko turi mu nzira itaha iwacu. Iranyura hadasobanutse, ariko nidusobanukirwa neza n'ukuri turabona ko ariho hakwiriye kunyurwa, kugira ngo Imana ituvanemo ubwiyemezi bwo kumva ko twihagije kandi yiteguye kubikora. Igice cya 20 cyo mu gitabo cyo kubara uhereye ku murongo wa 11. Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri, kivusha amazi menshi, iteno riranywa ryuhira n'amatungo yaryo. Barimo baranyura mu nzira itagira inzira, mu nyanja itagira ibyo kurya, kuko ubutayu budahinga. Yewe hirya y'aho abise bari bahabonaga amasoko, ariko aho bari bahagaze ayo masoko yari ay'Abafilisitiya. Ntabwo bari kubemerera yuko babanyweraho amazi nubwo kaba gakombe, kandi kutayanywa nibyo byari byiza kurenza kuyanywa. Icyama amazi y'Abafilisitiya mukayumva, kandi benshi barayanyweye aho gukira barahumana. Uwiteka ntiyabakundira ko banywa amazi y'amariba yafukwe n'Abafilisitiya,
dore ko batashaka no kubaha inzira, tuzabireba mu byigisho bizakurikira. Ahubwo Imana ibashakira amazi avuye mu rutare. Icyo gitare cyari Kristo, niko ibyanditswe byera bitubwira. Kandi amazi asobanura ubuntu bw'Imana. Niko igice cya 4 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwa Yohana havuga. Yesu atunywa amazi nzamuha, azamuhindukira isoko idudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Amazi asobanura ubuntu bw'Imana bukorera mu mutima, bukageza umunyabyaha ku byiringiro bidashidikanywa, nubwo abantu bakugisha impaka, ukaba ufite ibyiringiro ukesha ijambo ry'Imana atari amarangamutima. Dore ko hari abantu bazi kubana n'abandi, bagakurikira imvugo zabo kuzageza ubwo bazigana, bagakurikira ubuhamya bw'abandi bakazagira ubwo bafata mu mutwe, ariko imwe mu mpamvu zishungura ni ukugira ngo abo nabo barekure. Ibihera amazi aho adasanzwe ari. Ayari asanzwe yari amazi y'ibibazo. Bene yo bari abanyabibazo, barayabona. Kandi icyitonderwa, iyi nzira turimo tureba, muyitondere bavandimwe, tuzongera dufata undi mwanya kandi ijuru rizadufasha, kuko n'ibindi byarabikoze. Mu Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 2 umurongo wa 8 hari amagambo nayo ukwiriye gushyira ku murongo w'ibyigwa. Iyi nzira tunyura kure ya bene wacu Abesawu batuye kuri Seyiri, na kure y'inzira ica muri Araba ijya muri Elati yo muri Siyonogebeti. Turahindukira duca mu nzira ijya mu butayu bw'Imowabu. Uwiteka arambwira ati, ntugirire Abamowabu urugomo, ntubarwanye, kuko nazaguha ku gihugu cyabo no kuri gakondo, kuko nahaye Abaroti ariho gakondo. Aba Bamowabu ni umuryango uturuka kwa Loti. Ariko nusoma isezerano rya Aburahamu, Isaka na Yakobo, ntabwo rotazamo. Nusoma isezerano rya Aburahamu, Isaka na Yakobo, ntabwo irya Ishimeli abonekamo. Nusoma iryo sezerano, ntabwo nabo kwa Esawu bazamo. 8 bahawe nuwo mu butayu za Seyiri, bahinduka abanyamategeko. Bene wacu bagurishije umurage wabo, bawugurishije igaburo ry'igihe gito. Abantu bagiye kugurisha ubugingo bwabo, babugurishe ngo ubusena urabona nazabahone. Icyo ni ikibazo kigiye gukomerera abantu kandi cyaratangiye. Abo bantu rero bagurisha umurage wabo bagiye kutwitambika mu nzira, barakajwe nuko nabo bavuga bati ibi byari ibyacu, none aba bantu barabifite. Esawu yahindutse umurakare. Iyo yumvaga ijambo Abisiraheli, agahita abona amasezerano bene Yakobo bafite, yibukaga ko yaraye, agahita arakara. Tuzabireba, bahita babitambika ngo badatambuka. Uyu munsi rero bene wacu twabanye twose rimwe, kandi nukurikira neza, ugakurikira neza ukumva ibintu ku murongo wabyo, Esawu niwe witwaga mukuru. Hari igihe umuntu abona ibintu yagomba kubwiriza birimo bibwirizwa n'ababona ngo ni batoya, ngo ntabwo bamaze igihe cyangwa se ntibavukiye aho ahemerwa, akamera nka Esawu akarakara. Naho yagurisha ubugingo bwe, abugurisha mu isi. Ariko inzira y'abataha uretse na Esawu na Farawo yarananiwe. Isi igiye kutwitambika abavandimwe, ndetse yaratangiye. Ariko hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishora imizi kivomera kure. Ntabwo imizi buriya ari kenshi igaragara hejuru, oya, reka tuvome mu isoko y'ubugingo. Iyo usomye neza Yohana 16 umurongo 14 umurongo 6, ni ijambo Yesu yavuze ati, ninjye inzira, ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data aramujyanye. Hari inzira ubwayo, kuyihagaramo bikwiye gusobanuka. Hari ukuri
ku batura umunyabyaha hari ubugingo nk'ingaruka yo kwizera agakiza. Izindi nzira rero z'abatambyi zari ziriho mu gihe cya Yesu, z'abami, z'abacamanza, zari inzira zidahisha ubugingo, zari inzira gusa ariko nta bugingo buzirimo. Yesu ati ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Reka twemere iyo nzira, kandi nubwo inyura hadasobanutse mu maso y'abanyamubiri, ariko ku Mana yasobanutse. Kandi ubwo tutari twenyine muri yo, reka dushimire Imana ko ituyoboye. Ndikwifurije ngo nanjye ibi byanjye, kandi inzira y'abataha umenye ko nawe uzayitambika ngo ayishobore. Kugira neza kw'Imana kubane nawe, kubane nanjye, kandi two gupfusha igihe ubusa, kuko icyo twapfusha ubusa kirahagije. Ubuyobozi bw'Imana butuba imbere mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yacu. Reka duhagarare kuko tumaze igihe kirekire twibeshya ibitari ukuri. Utwiyoborere ukuri kw'ijambo ryawe, kutubature, kuduhindura abana b'Imana by'ukuri. Tweze Mana, uturinde kuruha ubusa, kandi ude kwitanga bundi bushya mu biganza by'Imana. Turengere igihe dusigaje, tubabajwe n'icyapfuye ubusa, mu izina rya Yesu, amen.